wavanye mu modoka performance ihuye irarangiye ubanza ari na show wari umaze iminsi utekereza kubera ko hano ubundi bajya bavuga ko hagorana ni show ubonye gute shane se hari hahiye hagorana gute abo hagoye ni abatari bahageze ewana njye nahageze ibintu byashyushye abantu amaboko bayamanitse indirimbo baririmbye njye I'm grateful man I'm grateful bajyaga bavuga ko abanyabutare cyangwa abanyehuye kuri stage bagorana gufana batirekura wowe niko ubonye buriya abagora bo badakunda njye rero I'm lucky barankunda and then uretse wenda akantu nabonye wenda gatandukanye n'ibindi ni uko ntabwo ari benshi cyane nk'ahandi hantu ariko ubundi vibe irahari kabisa ni performance ikoze nziza cyane kuko abantu barahaga bavishimiye ariko urebye aho waciye hose nanga itandukaniro ryabaye kuri stage cyangwa se performance yawe ubonye ari ugereranyije na ngoma tuvuyemo Nyagatare na Gicumbi hose njye mvugisha ukuri buri hose hafite ukuntu hihariye hari aho basimbuka bataririmba hari abarimba ntibasimbuke hari abasimbuka banaririmba biratandukanye ngoma barasimbukaga banaririmba ahangaha baragerageza nyine buri hose hafite ukuntu hameze ngiye tumenye ya mask wari wambaye umunsi abana yateye ubwoba oya ibirura ntabwo bigiteye ubwoba narabinetrarije nabizanye mu bantu hanyuma ibitaramo bya MTN Wacu Muzika Festival ni ubwa mbere ubigiyemo ariko ni ibitaramo ubona biri kugufasha njyewe icya mbere biri kumfasha kwegerana n'abantu banjye ntarindi nko hafi kuzabyifasha icyo nicyo kintu cya danje and then biri muri wave yanjye yo gucelebrating imyaka 5 maze mu muziki cyari igihe cyiza cyo kuza muri izi show no guhura n'abantu cyane biri kugana ku musoza ni nayo mpamvu numvaga wenda ndi kubaza iki kibazo celebration y'imyaka 5 abo i Kigali nabo hari icyo bahishiye ntacyo ndabatangariza officially ariko ndi gutegura bya vuba ndabaha amakuru turavana rero hakurikira n'iki wababwira Rusizi nabwo bwabanza ari nk'ubwa mbere ngiye kuhakubita njye mfite amatsiko yo kugerayo tu ibyo byo kumbwira ngo hateye ubwoba nk'ikimba ngomba kugerayo nkabyirebera Nyungwe turayambuka nk'ibirura twagiye thank you so much abantu bashize abarira ntuzanembure ubuzima bwibaraguye hasi ntuzagire ntagize nimwaka nawe urabizi turi bamwe ubuzima bw'ukumatike sinagura icyo utavuze nawe cyangwa amahirwe tukibera inshuti iyo ubaza uzarinde ubaza mwiza because I got you and you witness to me iyo ubaza uzarinde tell me what's nice for me hano ihuye irarangiye ni show ubonye gute ni performance ubonye gute neza cyane azazindi zose nakubwiye buri yuko biti ahantu bwa mbere ukabona hari abantu bishimye bari kubyina indirimbo zawe aba ari neza cyane bajyaga bavuga ko public y'ubutarigorana mu gufana we ntabwo wari ufite ako koba oya nyine aribwo bwa mbere keretse na byarabaye ubundi bagahita bambwira ati tangire musaza ariko ubundi wapi kabisa urabona ko hari abantu yewe nabonye bishimye kabisa ingoma ntabwo twakubonye abantu barakibaza n'ubu ngubu bati Kivumbi k'ingoma atagaragaye nicyo kibazo cyabaye byagenze gute nari mfite akandi kazi hanze y'u Rwanda nagombaga kujya gukora ariko ntabwo bivuze ko navuye muri iwacu na muzika ubushize wari wagiye muri Uganda nkuko n'ubundi wari ubigarutseho wari wagiye gutarama hanze nabonye waragiye no mu bitangazamakuru byara muri Uganda byagenze gute waduha nk'ishusho yo muri make ukuntu byagenze umaze gutarama n'ibyakurikiyeho nyuma ujya muri ibyo bitangazamakuru urumva nyine byose biranangaza nko kubona abantu b'i Buganda indirimbo zacu bazizi ntabwo ari izanjye gusa ni indirimbo z'abanyarwanda muri rusange urumva rero sasa kuba twaragiriwe ayo mahirwe yo kujya kubikora noneho n'itangazamakuru uba ugomba kurikora kubera hariya ntabwo bakuzi ari urandagrawundi nka buri wese kabisa hanyuma abantu b'ingoma na buriya nta deni wabagiyemo
naribagiyemo rinini kandi nzashaka ukuntu ryishyura kabisa. uje hano i Huye ariko apari yaho kazi ko muri Uganda hari na EP mwashyize hanze na Mike Kayihura kugira ngo nawe utubwireho. Actually ubu EP yanjye na Mike yasohotse yarayisohotse twanasohoye video yagiyeho imaze inota 30 kuri YouTube baje kuyireba. Wari uri ku stage iri gusohoka bayita Closer iri mumwe mu ngoma twashyize hanze kandi abantu bazikunze n'utazizi agenda azumva. Hari igitaramo muri kwiteganyiriza iriya EP cyane kirahari kabisa ariko amakuru tuzayatanga tayari ari sure. Okay. Akapari y'umuziki banza Mike ari umuntu uri mufitanye n'ubundi bucuti. Oya ni inshuti yanjye kabisa, urabizi igihe twakoranye guhera mbere ya covid nibwo twakoze, urumva rero sasa ino miziki ni imiziki tumaze iki gihe cyose turi gukora. Hanyuma Kivumbi ihuye hararangiye, ahakurikiye bo nubuye butumwa bafitiye? Ni ukwitegura kandi bakitegura cyane. Nta kintu kibaho ngo abantu ngo nago bishima ngo baragoye wapi. Ubutabakubise umuziki. Bo bitegure tuzabakubita umuziki. Urakoze cyane. Sawa sawa.